ikibazo nakibaza kandi gikomeye, kubera icyo ubuyobozi bwatowe ubu ngubu burangajwe imbere na Twagirayezu Tadeyo ubudashaka gukomezanya na Ruben Ngabo ku mwanya w'ubuvugizi bwa ekipe ya Rayon Sport. Kuki bashaka kumwirukana muri Rayon Sport? Ruben Ngabo kuko agende, abariyo muremera ko Ruben Ngabo ava muri ekipe ya Rayon Sport. Gakwaya Olivier, CEO wa Rayon Sport, niwe gisubizo cy'ibibazo bya Rayon Sport. Izi ni ingingo ziremereye ngira ngo tubashe kuganiraho. We mukunzi wa Rayon Sport aho uri, ndagusaba ngo ntize umwanya kuko ngubu tugiye kuhatwika, tugiye kuhashumika. Ikaze ku Nyenyeri Sports y'u Rwanda, nge wumva kuri mikoro nditwa Peter Ali Musa. Yes, reka nongere nkwifurize gukomeza kugera ibihe byiza wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku munsi ku Nyenyeri Sports TV Rwanda. Nk'ibisanzwe nge ugusuhuza kuri mikoro nitwa Peter Ali Musa. Ngo ikaze aho uri hose, nyemerera ngushimire cyane wowe wamaze gufata icyemezo cy'abagabo ugakanda subscribe kuri channel. Nukuri uri shuti yakadasohoka, Imana ikumpere umugisha. Muri aka kanya nk'Inyenyeri Sports TV Rwanda ndagira ngo munyemerere tubagezeho amakuru y'imikino ari kugenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sport Football Club. Muri ikipe yambara ubururu n'umweru hari amakuru menshi ari kugenda ayivugwamo, ariko ngira ngo tugaruke ku ngingo ebyiri ziremereye ziri kugenda zivugwa mu ikipe ya Rayon Sport Football Club. Hari amakuru aremereye ari kugenda avuga mu ikipe ya Rayon Sport Football Club. Inkuru ya mbere ngira ngo tuza kuza guheraho, turaza guhera kwigenda ry'umuvugizi wa Rayon Sport Ruben Ngabo. Indi nkuru ya kabiri turi bubagezeho ni ijyanye na Chief Executive Officer wa Rayon Sport Football Club, CEO. Ninde ugomba gusimbura Ngabo Ruben ku mwanya w'ubuvugizi mu ikipe ya Rayon Sport? Ninde ugomba kuba Chief Executive Officer, CEO wa Rayon Sport Football Club? Izo ni ingingo ebyiri ngira ngo tuze kuza kuganiraho. Turibaza tuti se Ngabo Ruben nava mu ikipe ya Rayon Sport arerekeza he? Ese CEO Chief Executive Officer araturuka he? Ese ninde? Ibyo ni ibintu bibiri ngira ngo tuganireho muri aka kanya. Reka ngusabe rero wowe udukurikiye ntugira hujya, guma hafi y'Inyenyeri Sports TV Rwanda umenye byinshi byimbitse biri kugenda bivugwa mu ikipe ya Rayon Sport Football Club. Ntabwo dutinda, Ngabo Ruben ajya kuza mu ikipe ya Rayon Sport. Murabyibuka Ngabo Ruben ku Isango Star yakoraga ikiganiro kivuga amakuru ya Rayon Sport, Rayon Time. Ngabo Ruben amaze kuva ku Isango Star yaje kujya kuri Radio 1, ariho yaje kuva yerekeza mu ikipe ya Rayon Sport nkuko yari amaze kubisabwa n'ubuyobozi bwa ekipe bwari burangajwe imbere na Jean Fidel Uwayezu. Ngabo Ruben yaje muri Rayon Sport aje gusimbura Jean Paul Nkurunziza yari avuye muri ekipe aseze ku mwanya w'ubuvugizi agiye gutura muri Canada, nimba nibuka neza, ariko niko bimeze, ni Canada. Ngabo Ruben rero ubundi busanzwe ntabwo yaje muri Rayon Sport aje kuba umuvugizi wa ekipe. Ngabo Ruben ubundi yaje na social media manager, niwe yari ashinzwe imbuga nkoranyambaga za Rayon Sport. Yaje muri Rayon Sport aje nka social media manager. Jean Paul Nkurunziza amaze kugenda nibwo Ngabo Ruben yaje gusabwa kuba umuvugizi wa Rayon Sport. Bivuze iki? Ngabo Ruben yakoraga akazi k'abantu batatu, kuko no kuvuga ngo social media manager yakabaye ari ukwe,
MC ushinzwe kuyobora imihango ya Rayon Sport akaba ari ukwe n'umuvugizi wa ekipe akaba ari ukwe. Ariko ibyo bintu byose uko ari bitatu Ruben Ngabo byari biri mu nshingano ze, akabikora kandi akabikora neza. Igiteye n'agahinda nuko yahemberwaga akazi kamwe konyine, akazi k'umuvugizi. Ibindi byose byazaga ari nka add-ons, byazaga ari nk'inyongera. Uribaza ngo Ngabo Ruben, amakuru avuga ko ari mu muryango usohoka mu ikipe ya Rayon Sport arimo araturuka he? Iyo ni ingingo ya mbere turiho. Ruben Ngabo ari kubura igihe gito cyane ngo kontara ye igere ku musozo, ariko ubuyobozi buriho ubu ngubu burangajwe imbere na Twagirayezu Tadeo ntabwo buri tayari kuba bwakongerera amasezerano Ruben Ngabo ngo akomeze akora akazi ke nk'uko yari asanzwe agakora mu ikipe ya Rayon Sport. Kubera izo mpamvu Ruben Ngabo hari ibitangazamakuru byamaze kumwegera bimusaba ko yakemera akabijoyininga akava mu ikipe ya Rayon Sport. Ibyo bitangazamakuru biravuga biti Ruben Ngabo twamaze kukubonamo ubushobozi ko hari ikintu ushoboye, bitewe n'iyo mpamvu tw'amafaranga Rayon Sport iri kuguhemba turayakuba kabiri, ariko uze wemere kuba umukozi wacu. Haribazwa byinshi, ese Ruben Ngabo agende? Ese Ruben Ngabo nagenda ninde muntu uri buze kumusimbura ku mwanya w'ubuvugizi? Ninde muntu uri bukora inshingano Ruben Ngabo yakoraga? MC, social media manager, umuvugizi wa ekipe. Ibyo byose biraza gukorwa nande? Ni ikibazo gikomeye cyane. Ahangaha kuri ingingo turaza kuhajyaho inama. Ese kuko Ruben Ngabo arakubirwa kabiri amafaranga Rayon Sport yamuhaga? Ni ikibazo gikomeye cyane. Muri ibyo bitangazamakuru bikomeye biri kugenda byifuza uyu Ruben Ngabo umuvugizi wa Rayon Sport, hari Radio 10 yamaze gutakaza umunyamakuru Kazungu Clever, yamaze kwerekeza kuri Fine FM, hakaza Radio 1, hakaza Flash FM, City Radio kwa Imenibizi, Nisibo FM. Ese haribazwa byinshi, Ruben Ngabo aremera kujoininga Isibo FM asange Fosinyo Mugenzi, Leonidas Ndayisaba na Denis Mutangazaje? Ni ikibazo gikomeye cyane. Aya maradiyo rero agera muri 5 niyo ari kwifuza uyu muvugizi wa Rayon Sport Ruben Ngabo, dore ko Ruben Ngabo azwiho ubuhanga haba mu kuvugira ekipe ndetse no kuvugira kuri mikoro muri rusange. Ruben Ngabo ni umunyamakuru utangaje cyane. Banibaza uburyo Rayon Sport yaba yaramubonye kugira ngo yemere kuba yakaza kwikorera. Usibye urukundo wenda Ruben Ngabo akunda ikipe ya Rayon Sport, ariko rwose je ntago niyumvishaga uburyo Ruben Ngabo yava kuri mikoro ya radio akajya kumuvugizi wa ekipe. Well, harimo n'umufana mukomeye cyane, harimo n'urukundo rukomeye cyane rwa ekipe. So Ruben Ngabo rero abareyo nta kintu bamushinjaga, ariko icyo wamenya cyo ni kimwe, nuko Ruben Ngabo ari mu muryango usohoka mu ikipe ya Rayon Sport ku mwanya w'ubuvugizi. Ninde uri umusimbure? Affaire à suivre. Ariko hari amakuru ari kugenda ahwihwiswa avuga ko Wasiri kashorera kumukorera mu ngata akaba yakwaga nk'ibyo yakoraga, ariko biragoye gutakaza umuntu nka Ruben Ngabo. Bwana Twagirayezu Tadeo n'abandi mufatanyije kuba mwayobora Rayon Sport, iki kintu mukigeho, Ruben Ngabo ntasohoke muri Rayon Sport, kuko Ruben hari ikintu gikomeye cyane arusha abandi bantu bose mushobora kuba mwazana ngo baje ku mwanya w'ubuvugizi.
Jean Paul Nkurunziza akiri umuvugizi wa Rayon Sport well and good yarabikoraga, so yarabaye n'umunyamakuru, ariko ntago yagera ku rwego rwa Ruben Ngabo, n'umujene uzi kuvuga ewana ikiswe ijwi riraturika kandi ibyo avuga ni ibintu babiri riyo. Rero mugerageze mukumira iki kintu, aya maradiyo ari gushaka guprofitira mu cyuho atamubatwara, kuko nimuranga agata kamubatwara ikipe n'ubundi haza n'igihanga, kandi hari ikintu abakunzi ba Rayon Sport babonaga ko kiri kugenda gikorwa kandi kiremereye. Indi ngingo ya kabiri, CEO Chief Executive Officer, ninde muntu ugomba kuba CEO wa Rayon Sport? Ninde? Akamaro ka CEO ubundi nakahe? Ubundi CEO ni umuyobozi ukuriye abandi bakozi bose, ni umuyobozi ushinzwe abandi bakozi, ni umuyobozi muri make ukuriye abandi bayobozi bose. CEO akuriye abakinnyi, CEO akuriye abatoza, CEO afite inshingano zo kwirukana umukozi uwo ari we wese utari gukora inshingano ze neza. Bavuga ngo ni perezida, neva ntago ari perezida. Ibyo ntago biri mu nshingano za perezida, kwirukana, kwangaje abakozi, kugira gute, neva ibyo ntibiri mu nshingano za perezida. Ibyo byose tumaze kurondora biri mu nshingano za CEO. Bitarenze kuwa kabiri, CEO wa Rayon Sport araza kurara amenyekanye, ndetse n'umuvugizi wa ekipe ugomba gusimbura Ruben Ngabo azarara amenyekanye. CEO rero upropozwa amahirwe menshi nka 80% haraza Gakwaya Olivier ni ugomba kuba CEO wa ekipe ya Rayon Sport. Abakozi ba Rayon Sport sinzi ukuntu na mwakiriye inkuru, haba igenda rya Ruben Ngabo rimuvana mu ekipe ya Rayon Sport rimujyana mu maradiyo agiye atandukanye. CEO wa Rayon Sport, Chief Executive Officer, umukozi ukuriye abandi bakozi bose, Gakwaya Olivier, inkuru muyakiriye mute? Mutwandikiye muri comment mu bitubwire tubashe kumenya niki mu bitekerezaho. Ese birakwiye ko Ruben Ngabo ava muri Rayon Sport akagenda? Ese Gakwaya Olivier niwe ubona ukwiriye kuba yaba Chief Executive Officer, CEO w'ikipe ya Rayon Sport? Amakuru nayo nuko bimeze, ntago twari burare tutaba breakingiye izi nkuru ziri kugenda zivuga muri Rayon Sport. Ndizera ko aya mukuru muyamenye muri abambere. Yes. Reka rero ngushimire cyane wowe warudukurikiye ku Nyenyeri Sports TV Rwanda, ariko nongera kugushimira, ariko nanagusaba ngo kubashe gukora subscribe kuri channel kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe mu biganiro byinshi bya siporo tugutegurira umunsi ku munsi. Ndasaba umureyo ahariho hose ko iyi channel ayigiriye, kuko ni mwebwe igenewe. Abandi bashobora kuza ari inyongera, ariko iyi channel by'umwihariko igenewe abareyo muri rusange. Amakuru yose ya Rayon Sport wumva ukeneye na hanga uzajya uyasanga nta handi. Amakuru y'ibihuha never ntituyakozwa. Ibintu byo gufefeka twanga kuvuga ibintu bitagenda tuzajya tubivuga bikosoke, kuko icyo dushyize imbere ni ibyishimo by'abareyo muri rusange. Ya rero jye wumvaga kuri mikoro nitwa Peter Ali Musa, ikiganiro cya siporo cyo nakagaruka. Ciao ciao, hasta la vista, ndabakunda cyane.